reka sabe abapasitori bari hano Imana yahoze umugisha aba nibo bungeri bagiye guherekeza umwana data umubyeyi Mukamana yari umudiyakoni mu itorero kandi yari umusenzi ari na bungeri biwe baraha mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'imyizerere rero ijambo ry'Imana ivuga ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu isezerano twahawe mu gice cya 3 umurongo wa 19 itangiriro bivuga ngo gututukana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutima urinde ugenzurwa uzasubira mu butaka kuko ari mwo wakuwe uri umukungugu mu mukungugu n'umwe uzasubira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iri ni isezerano imibiri yaruhutse ariko itegereje impanda ubwo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka n'izambaye Imana na marayika ukomeye n'indi mibiri uzasubira kandi ukazamuka. Mukamana tugufurije ihirwe mu rugendo kandi tugufurije uburuhukiro bwiza mu ijuru. Reka sabe umuryango abafite inkomezi bahaguruke famiye Papagaza kugira ngo duhite dusenga. So Bishop John yihangane ndabona mu buryo bw'umuryango ariko n'umwungere w'umubyeyi azamara amasengesho yerekeza Mukamana bananura umurambo. While they are praying, I'm going to ask you to put the body on the ground. Mana mu izina rya Yesu turi imbere y'amaso yawe muri aka kanya turi imbere y'amaso yawe turagushimye ijambo ryawe tugira ngo mu bihe byose duhore dushimye umunezero ndetse n'umubabaro duhore turi imbere yawe.